Koze nitwa Irankunda Ani nize hasi mu mwaka wa 14 rwagenda tari rworoshye twari abakobwa babiri muri etude abahungu ari 17 rusange twa class yose ya 19 ariko byageze hagati n'umwe wari uhari aragenda ariko ngewe navuga ndakomeza amatane mpaka bitewe n'uko icyo gihe abakobwa baritinyaga ubwo bitari byoroshye ndarasoje kwiga nabona kumesha amashanyarazi ariko ubu dufite abanyeshuri benshi b'abakobwa muri class y'abanyeshuri 15 b'abakobwa abandi basigaye 25 n'abahungu muri rusange bakorera ko ikigero kigezeho ikigero gishimishije bakurangiza kwiga narakomeshe nza gushaka bitari byoroshye bitiri baroga bakinege atabashanyarazi zajya muri purafu yakore kuzajya kwipoto bikore byari ibintu bitari byoroshye cyane ariko kuko icyo nashakaga kwari ukubemeza no gutsinda kugaragaza nyine achievement yanjye narayigezeho ndi umutekinisiye nkora mu kigo cya Don Bosco nkosha pratique nigisha mu ishuri bisanzwe murakoze. Uyu munsi basanze mu birori bavuze amagambo atandukanye. Ese iyo bavuze ngo umugore nawe agaciro wowe ku bwawe Ani wize bigoye wizere mu bahungu gusa ukubuhaka bose kuba abakobwa benshi wumva ari iki bishatse kuvuga uyu munsi kuri wowe? Murakoze cyane iyo nubishije insanganyamatsiko iba numva bose kuba natwe ubwacu twabiharanira tukabigendaho tuba numva ko n'abantu batureba ku ruhande abatwungirije ababyeyi bacu inshuti abavandimwe mbese bose bavuga ati ubwo ni w'agaciro cyane ko twanabibonye yuko dufasha Imana kurema aho ngaho nanone ikaduhereza imbaraga na motivasiyo zo kumva ko nyine umugore ari uw'agaciro muri rusange icyo dushoboka cyose tukaba twakigeraho dutinyuke kandi turashoboye. Ni bande banushimira? Abantu nshimira muri rusange by'umwihariko abaseriviyani aho bari hose mu Rwanda mu Burundi muri Uganda ku isi yose ndabashimira cyane kuko twe tugira power iyo ntaza kuza kubagira mu buzima bwanjye ari kuba mpombye ko nabyita cyangwa se nari kuba mfite amahirwe makeya ariko narahageze ari igihe mukobwa ari ku gihe cyabo cya kera bakiraga abahungu gusa banyakira n'umutima mwiza baravuga ati wowe niba wumva no kurya ari ikibazo uzageze urye utaha ujya kuryama mu rugo byumva rero ko abantu nshimira by'umwihariko bamfashije kuba naba motivated bamfashije kuba naba achieved muri kariya yanjye n'abaseriviyani basanye tekinike Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane. Yego kuba warize utubwiye ko wize mu baseriviyane nyuma ukaza no kwigisha ese kuba warize mu baseriviyane nyuma ukaza kubona higisha ni imbaraga zawe cyangwa ari ubundi buri byagenze kugira ngo ubashe kugera guhabwa iki cyizere cyo kwigisha abandi bana? Murakoze cyane kuba naragize ayo mahirwe ntago ari ukuvuga ngo icya mbere nabanje mu buzima bwanjye ni Imana icya kabiri nige nabiharaniye ngakora cyane nkabigeraho ngaza ngagaragaza ibyo nari mfite ko modeli hejuru cyane nkakora cyane bituma nyine mpabwa amahirwe yo kuba naba umutekinisiye muri Damusoga Tengatisi. Yego dusoza nihe nama wagira abakobwa cyangwa abagore bakitinya batarumva ko nyine ari abagaciro kuko umukuru w'igihugu wacu aba aratubwira? Murakoze cyane inama ya mbere nabahereza ntibatinyuke barashoboye bazahura n'abantu bazabaca intege bababwiye ko bidashoboka ariko bazimbe icyo cyizere bumve ko bashoboye ko bazabigeraho ibyo bashaka. Murakoze. Wasoza tubwira iki niyo watanga ese urumva bihagije ibyo uvuze umva niki kiri mutima wumva utagenda utavuze? Murakoze cyane ikintu kinshimisha numva mba nagenda ntavuze muri jyewe ukuntu mbona muri uyu mwaka tugezemo 25 26 abanyeshuri ukuntu baza ari benshi abakobwa biyongera cyane cyane muri tekinike noneho iyo ugeze kuri trade cyangwa ibyo nize mba numva byibutse nyine nkaba munini nka muremure icyo nabifuza rero mwakomeza mugashyira imbaraga tubasaba no mugisha ku Mana tukazagenda neza. Urakoze cyane.